munyemerere mbasuhuze inshuti y'ubuvandimwe. Muri iyi si harimo ibyago n'amakuba bitandukanye, ariko icyizere cyo kubaho nanone ugasanga gishoboka. Ubushize rero twari twaganiriye ku magambo y'Imana. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo mu kibuga cya Satani n'Imana ninde twakurikira? Imana yacu ishimwe. Mureke dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko iyo inzira zimwe zifunze uducira izindi kugira ngo ijambo ryawe ribashe gutambuka. Ngaho rero ndinginze kugira ngo umwuka wawe wera abane nanjye kandi abane n'abazabona iyi video bose, kugira ngo bazabashe kumenya uwo bashobora gukurikira hagati yawe na Satani, mu izina rya Yesu, amen. Uko tubibona, buri wese hano muri iyi si afite uwo abona yuko amurushije imbaraga, kandi akenshi ugasanga abafite imbaraga barenganya abatazifite, ndetse ibyago n'amakuba ugasanga byiyongera hirya no hino. Nyamara umuntu akibaza ngo ese wakora iki? Tubwirwa yuko Satani iriho, tukanabwirwa yuko Imana iriho, ariko ababizi nibo bakeya. Ariko ari Imana ari na Satani, wakurikira nde? Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko ndi n'umwana. Nagiye numva amajwi menshi anyongorera ambwira yuko nta Mana iriho, ariko kugeza na n'ubu ku myaka 35 ufite, ntabwo nari numva ijwi rimbwira ngo Satani ntawe uriho. Kubera iki? Ntabwo Imana ishaka guhisha abana bayo yuko Satani ntawe uriho, ariko Satani we arihatira gushaka kugaragaza uburyo abwira abantu yuko nta Mana iriho. None Imana iramutse ihari na Satani ikaba ihari, ninde wakurikira? Ubushize twarebye umuntu washatse Satani. Niba mumwibuka yaba yitwa nde? Twakwibukiranya yitwa Sawuli. Sawuli yagiye gushikisha ku mushitsikazi wo kurendo, ubwo yari yihebye. Hirya hino ingabo zari zimukikije zigiye kumurwanya, kandi yari afite ubwoba, afite ikibazo cy'uburyo ashobora kubaho, uburyo ashobora kurokoka. Kandi si we wenyine wagombaga kurokoka, kuko yari ayoboye n'igihugu. Urupfu rwe yarwibazagaho, akibaza n'urupfu rw'abaturage yari ayoboye, akumva biramucanze. Abonye bafitanye ikibazo n'Imana, afata icyemezo cyo gushaka umupfumu cyangwa umushitsikazi kugira ngo abashe kumushakira igisubizo. Nimureba icyo gitekerezo cya Sawuli, muzasanga yuko yagiyeyo ariko avayo nta gisubizo abonye. Imana yaduhaye amategeko 10. Harimo abavuga yuko ari 2: ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukundisha umutima wawe Uwiteka, cyangwa ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ibyo ni byo. Ya mategeko n'ubundi uko tuyafite ari 10. Amategeko 4 akubiye mu itegeko rimwe, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Amategeko 6 nayo akaba akubiye mu itegeko rya 2 rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wabihuza n'umusaraba. Ayo mategeko 4 agahura n'igiti gihagaritse, amategeko 6 agahura n'igiti gitambitse. Ukundishe Uwiteka umutima wawe wose,
ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo byose bihura n'ijambo ry'Imana. Imana yatanze amategeko, Satani nayo itanga amategeko. Imana iravuga iti ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Satani nayo ikavuga ati gira izindi mana, Imana ntabwo ari Imana imwe. Harimo abasenga Imana yo mu ijuru, harimo abasenga ibiti, harimo abasenga amabuye, harimo abasenga imigezi, harimo abasenga za Nili, harimo abasenga ibitunguru, harimo abasenga inyara, harimo abasenga izuba, harimo abasenga ukwezi. Mbese Imana ntabwo nazirondora. Satani nayo ikavuga iti oya, Imana ntabwo ari imwe, Imana ni nyinshi. Imana ikavuga iti ntukiremere igishushanyo kibajwe kabone nubwo cyaba gisa n'ishusho iri hejuru mu ijuru. Satani nayo iti oya, igishushanyo nta kibazo. Ubwo se urabona byaba bitwaye iki? Ariko turi kwiga ijambo rivuga ngo ari Imana ari na Satani, ninde dukwiye gukurikira? Ninde dukwiye gukurikira, ari Imana na Satani? Imana ikavuga iti ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Satani nayo ikavuga iti reka da, barakubeshya, wowe ivugire, ujye uvuga uko ubonye nta kibazo, ni uburenganzira bwawe, ujye uvuga uko ubonye nta kibazo. Imana ikavuga iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Mperutse gutangara ubwo narebaga muri Bibiliya y'Igifaransa, sanga baravanyemo isabato bashyiramo ikiruhuko. Muri hangana ntabwo naminuje, ariko ko nubwo ntaminuje ntabwo nanone ndi ku rwego rw'aho umuntu yanjyana aho ashaka hose ambwira yuko isabato itigeze kubaho. Uko tubisanga mu Kuva igice cya 20 dusangamo amategeko y'Imana uko ari 10. Dusangamo batubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, ni ku murongo wa 8. Mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Satani nayo ikavuga iti reka da, iminsi yose irasa, umunsi wose wabara wagera ku wa 7. Wowe wigira ikibazo, ikorere. Kora amasaha 24 kandi ukora iminsi 7. Nibwo uzunguka, nibwo uzabona byinshi. None ari Imana na Satani wakurikira nde? Nicyo cyigisho turimo tuganira. Noneho Imana ikavuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Satani nayo iti reka da, umubyeyi wawe azamuzi, reka nta kibazo, ni uburenganzira bwawe, ushobora kumwubaha, ushobora no kutamwubaha. Ariko Imana yo ikavuga ngo kugira ngo urame biragusaba kubaha so na nyoko. Noneho twagera hariya tumanutse hepfo, Bibiliya ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntukice. Satani itirika da, kwica nta kibazo. Abantu bagiye bavumbura ibintu byo kwicana bose, ubu babarirwa mu bahanga. Umuntu akica mugenzi we. Wenda twebwe abirabura simbizi niba hari ibyo twavumbuye, ariko ntabyo nzi. Nubwo nta biravumbuka rero hari ibyo natwe dufite. Umunsi umwe nagiye gusenga, ngenda ndi kugenda ariko ntashye, ntaha ntari gushobora kugenda. Ukuguru kurabyiba, kurarya, kuratumba, umva. Kandi nari nagiye ndimuze. Natwe nubwo tutaragera kuri ubwo bushakashatsi wenda ngo abantu babishyire hariya bigana, ariko amaherezo niho turi kugana. Isi niba ikibayeho, hari igihe kizagera hari n'uburozi tujye tubushyira ahagaragara, ducuruze, abantu baze bagure kandi abantu bishime. Muri audio yashize, muri video yashize, nababwiye iby'umuntu wacishije ibituma abamwibye ashobora kubamenya, ariko buriya niwe uzi uko amerewe, ntaheza hindushye. Ese ari Imana na Satani
twakurikira nde? Dukomeze turebe. Noneho Imana ikavuga iti ntugasambane. Satani ikavuga iti reka da, none ko Imana yabiremye byagenda gute? Imana yaremye umugore cyangwa iremye umukobwa, Imana yaremye umugabo, iremye umusore, none yabiremye ngo bigende bite? Ariko Imana yaremye bya bindi niri kuvuga ngo ntugasambane. Imana irambwira ngo singasambane, ariko nawe ikakubwira ngo ntugasambane. Satani nayo ikatubwira ngo dusambane. Ibyo bintu birahurira he? Birahurira he? Reka turebe itegeko rikurikiyeho, riravuga ngo ntukibe. Nureba muri dictionnaire uzabonamo uburyo butandukanye bwo kwiba, ariko ubwo ari bwo bwose ni ukwiba. Waba wapfumuye inzu, waba wibye ukoresheje amayeri, waba wibye ukoresheje ingufu, waba wibye ukoresheje ikoranabuhanga, waba wibye ukoresheje inshingano ufite, byose ni ukwiba. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntukibe. Irindi tegeko rikatubwira ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Umuntu akakubita inkuru hariya ukibaza umuntu yerutse kumbaza ikibazo, arambaza numva sinzi naho byerekera, arasobanurira ariko numva sindi kubyo. Umuntu yapapiye ibintu ashyira aho ngaho. Umva, muri iki gihe cy'ikoranabuhanga nubwo ari byo turimo dukoresha, ariko Satani nawe yarakamejeje. Umuntu arafata umuntu akamushyiraho amagambo, akamushyiraho amafoto, maze akabeshya ngo niwe wabivuze. Cyangwa ugafata igice cy'umukobwa ugashyiraho icy'umuhungu hejuru ngo nimurebe uyu mukobwa noneho w'igitangaza wabonetse, kugira ngo abantu bagukurikire, abantu bayobe bave mu byizere. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo ari Imana na Satani dukurikirene. Ku kibuga cy'Imana na Satani dukurikirene. Ijambo ry'Imana rikatubuza ngo ntitukifuze. Iki cyaha nawe ndabona wagihaniwe, cyaha cyo kwifuza. Iki kibera imbere muri twe, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntitukifuze. None ari Imana na Satani dukurikirene. Imana iratubwira ngo tureke inzoga, twirinde ibisindisha. Satani nayo iti reka da, inywere. None Imana yaremeye iki umuhogo? Igituma Imana yaremye umuhogo ikarema n'izo nzoga ni ukugira ngo abantu bazinywe. Ariko nanjye hakabikingora kujya kubwiriza umuntu uri gucuruza inzoga akazibonaho amafaranga biragoye. Ariko Imana hari ibyitubuza, na Satani hari ibyitubuza. Satani tubuza kumvira Imana, Imana ikatubuza kumvira Satani. None ari Imana na Satani dukurikirane. Tugiye kureba ingero z'abantu bagiye bakurikira Satani, ariko bigasoza bibaye ukundi. Nusoma Itangiriro igice cya 4 urasangamo umuntu bita Kayini. Kayini yakurikiye Satani, Abeli nawe akurikira Imana. Bisoza Kayini abaye inzererezi. Amaherezo ye ntabwo yabaye meza, ariko amaherezo ya Abeli nubwo yapfuye urw'agashinyaguro yabaye meza. Nusoma mu Itangiriro igice cya 6 urasanga umutwe w'amagambo avuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Ariko nukomeza ugasoma urasangamo umugabo witwa Nowa yakurikiye Imana,
abandi bakurikira Satani bararimbuka bose, ariko Nowa n'abantu 7 bari kumwe nawe mu nkuge bararokoka. None ari Imana na Satani dukurikire nde? Nusoma mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 16 urasangamo uburyo nyirabuja wa Yosefu yamubengutse, aramubwira ati dusambane cyangwa se turyamane. Yosefu yanze, umugore afata icyemezo cyo kumufungisha. Urasangamo uburyo uyu mugore nubwo byagaragaye nk'aho atsinze, ariko byagaragaye yuko Yosefu Imana yabanye nawe. Urasangamo uburyo Imana yabanye nawe. Yosefu yagiye ku ruhande rw'Imana, ariko uriya mugore ajya ku ruhande rwa Satani. Urasangamo uko byabagendekeye. Imana yacu ishimwe. Nujya mu Kuva igice cya 7 urasangamo imigabane 2. Urasanga bamwe bahagaze ku ruhande rwa Satani, abandi bahagarara ku ruhande rw'Imana. Hariya turabonamo Mose na Aroni bagiye mu gihugu bita Egiputa, ariko hakaba harimo abakoreshwa n'imbaraga za Satani, hakabamo n'abandi bakoreshwa n'imbaraga y'Imana, ari bo Mose na Aroni. Abari ku ruhande rw'Imana Mose na Aroni bakora igitangaza. Bakoze igitangaza, inzoka inkoni ihinduka inzoka. Abari ku ruhande rwa Satani batereka da ibyo twebwe ntitwabishobora. Nabo bashyira inkoni zabo hasi zihinduka inzoka. Ni nazo zabaye inzoka nyinshi. Ariko Imana ishimwe, inzoka yo ku ruhande rw'Imana yamize za zindi zose zo ku ruhande rwa Satani. Mu bigaragara Satani ishaka kwiha ijambo, ariko Imana nayo irarifite. None bizagenda gute? Ari Imana na Satani dukurikire. Ahangaha murasanga uburyo hagiye habamo ibyago bitandukanye. Abanyegiputa bahura n'ibyago bitandukanye bigeze ku 10, bisoza kwinangira ko bari mu ruhande rwa Satani bakozwe n'isoni. Abana b'Imana baratabarwa. Icyigisho turi kwiga ni ikivuga ngo ari Imana na Satani dukurikire nde? Nukurikira muri Bibiliya mu cyambere cy'Abami igice cya 18 ukareba ku murongo wa 17 urasanga yuko hari abantu benshi bagera muri 800 bari ku ruhande rwa Satani, ariko uri ku ruhande rw'Imana ari umwe, uwo yitwaga Eliya. Bagaragaje yuko Satani ifite imbaraga, Eliya nawe akavuga ati Imana nayo ifite imbaraga. Noneho baginira bati noneho rero reka tukwereke, reka turebe se ubundi wasoma, reka nsome kugira ngo twumve. Ndi kuvuga gusoma muri cyamo cya mbere cy'Abami igice cya 18 duhere ku murongo wa 20. Nuko abatumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari bari aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati ni njye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi b'Abari ni 450. Nuko niba duhe imfizi 2 bahite mwiyabo, bagitemaguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya 2 nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambire izina ry'Imana yacu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ariyo Mana nyamana. Abantu bose baramusubiza bati byuvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi b'Abari ati
ngane muhite mwiyanyu mfizi aba rimwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina ry'aba uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati nyamuna bare twumvire, ariko ntihagire ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino kugira ngo ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Barikwataguye bakoresha ibyuma barikebagura, ariko ntihagire ikiboneka. Reka nkomeze mwumve. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera. Asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo 2 z'imbuto, aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intangwe enye amazi, muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri. Bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu. Bongera ubwa gatatu. Amazi arasendera agota igicaniro, yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyose n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Imana yacu ishimwe. Mureke tunyarukire muri Zaburi 115 twumve icyo hatubwira. Zaburi 115 turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 9. Ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryuha icyubahiro, kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe? Kuki abanyamahanga babaza ngo Imana yabo irihe? Ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. Ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Wa bwoko bwa Isirayeli we, wiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo bakingira. Imana yacu ishimwe. Ariko mwe murumva Imana yacu atari nziza? Imana yacu ni nziza ibihe byose. Uwiteka niwe uturengera, Uwiteka niwe utwitayeho.
kandi Uwiteka niwe ushaka ngo tubashe kumukurikira. Ubwo Satani aba ari ku ruhande rumwe, kandi buri gihe abantu benshi bizera ko Satani afite ibinunu, abandi bakaba bazi yuko afite amababa nk'ay'agacurama, abandi bakaba bazi yuko afite amatwi maremare nk'ay'urukwavu, abandi bakaba bazi yuko afite isura mbi. Nyamara ndagira ngo mbabwire, ijambo ry'Imana riratubwira ngo azigira nka marayika w'umucyo. Benshi bazamukurikira batazi yuko ari Satani bakurikiye, ariko Imana ishimwe kuko itwitayeho. Niba dushaka gukurikira Imana, ntabwo tuzabura uburyo tuyikurikira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro ibihe byose. Imana yacu ni nziza. Reka tunyarukire muri Danieli igice cya 6. Urasangamo amagambo avuga ngo Danieli mu rwobo rw'intare. Uyu Danieli yubashye Imana, bisoza agiye mu rwobo rw'intare. Abantu bataha ko zikizita muri Yesu, ziriya ntare ntiziryana, ziritora. Amahirwe Danieli bamukuramo, nabo babashyiramo, ariko nusoma urasanga ngo zabasamiye hejuru. Icyampa njye nawe tukamenya Imana twakurikiye, icyampa njye nawe tugakuraho igisitaza gituma Imana itaba muri twebwe. Ntabwo Imana ishaka kubana n'ibyaha, kandi njya mbyibonamo. Ari indirimbo y'abaprotestani ivuga ngo ngerageza kenshi uko nshoboye kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, ariko jya umboneza. Imana yacu ishimwe, Imana yacu iratuboneza. Imana yacu ishimwe. Reka tunyaruke turebe muri Yesaya igice cya 1 uko hatubwira. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 20. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Hari igihe Satani ishobora kukubwira iti, wowe nubwo uri kwirukanka uri gusanga Imana, ntabwo uzabishobora, birakomeye. Bikomeye gute se? Ko byoroshye. Imana yacu ibona twanaguye mu byaha ikatubabarira. Imana iratubwira ngo tuze tujye inama. Niba duhamagarwa mu nama z'akazi, maze twamenya ko harimo misiyo, namwe murabizi, biba ari byiza iyo bashyizemo agafaranga, bagashyiramo agafaranga gatubutse, buri wese agenda ari kumwenyura. Bababwira bati tike yanyu ngiye irabonetse, bayishyira kuri konte, bayishyira kuri mobile money, bayaguha mu ntoki, ugenda unezerewe. Ariko Imana iratubwira ngo tuze tujye inama. Imana yaremye isi n'ijuru, kandi ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku. Muvandimwe ukurikiye iyi video, menya yuko nta cyaha Imana itababarira. Mu bigaragara, Satani ishaka kwigira ukomeye, ndetse ikavuga yuko yahawe iyi si kugira ngo iyiyobore, ariko ntabwo ariko bimeze. Bizasoza ikozwe n'isoni. Nawe rero niba ufashe icyemezo cyo gukurikira Satani, menya yuko bizasoza umwaye, ntabwo uzabona amahoro, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Nakoze ibyaha byinshi, nagiye mu byaha byinshi, ariko nta mahoro naboneyemo. Ntayo. Na Satani nayizi yuko nta mahoro ifite. None iraguhamagara ngo izagushyira he? Nta mahoro uzabona, niko Uwiteka avuga. Reka twemere kumvira Imana yacu, reka twe kuba intagondwa, ahubwo twemere kugendana nayo, kuko izaduha agakiza. Twemere tujye inama nayo, twemere tugendane nayo,
twemere yuko ifite byose, kabone n'ubwo twakena, kabone n'ubwo twababara, kabone n'ubwo twaba ntacyo dusigaranye, nawe imitini itatoha inzabibu ntizera imbuto, naho twabura akazi, naho ibintu byaba bikomeye, ariko Imana yacu izaturinda. Reka mbikwifurize, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Ushimwe Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Satani yigaragaza mu mwanya wawe, kandi nawe umwanya wawe ntiwigeze uwuha undi. Ni kuvuga ntabwo uzigera uha icyubahiro cyawe undi muntu. Ngaho rero mukunzi mwiza, ubwo Satani yivuga yuko ashoboye, reka natwe tumenye yuko uri Imana ishoboye. Twe kugira ibindi dusenga, twe kugira ibindi tukubangikanya nabyo, dore twarayobye, twagiye kure yawe, twanga kumvira ijwi ryawe rivugana natwe, ariko uyu munsi turifuza kugaruka ngo twumvire ijwi ryawe. Ubitubashishe mukunzi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda.